Anditse abafana ba Peri barabinyoreje buri hari abafana ba Peri rero bafana Peri buhumyi kubera ko ari ikipe ya gisirikare nabo bagahita bihindura abasirikare ariko icyo kintu twakigarutseho kare bakumva nyine babaye abasirikare umuntu akakwandikira wowe mujinga civilian rucari usanzwe abanyandikije ejo kuri Instagram ngo akanyoherereza nk'iriya kote wowe mujinga uyu umva yewe uyu urabona ari Tadeyo uyu sita arengera cyane nyine urumva abafana b'ikipe ngenda kubwiye ngo ubona message ukibaza uyu si general ukwandikiye ngira ngo kabuta muta nta nimero bafite nimero ye kumva ari civilian umufana usanzwe ikipe yacu ntivugwaho wowe nkande uvuga kuri general no ni general chairman wa Peri sindavuga nawe nturavuga ku nshingano afite sinjya ndenga aho ngaho ni iby'umupira n'amakondera y'abafana ba Peri bo ku ma YouTube n'abandi bavetera babariyo hakurya navuze inkuru bayifata nkaho ngo ari ukurwanya umuyobozi wa Peri nge navugaga ko mfite amakuru ku buyobozi bwa Peri nge natangiye kuvuga inkuru nkimenya ko muri fonction zo mu ngabo chairman wa Peri yahinduriwe imirimo mvuga ko mfite amakuru ko rwose no muri Peri bizahinduka ibyo rero barusahurira mu nduru n'amakondera inkuru barayigoreka bajya kuvuga ko ngo ndi kwifuza ko chairman wa Peri yava muri Peri ngo yakwirukanwa ntabwo ari uko nabivuze kuvuga ko mfite amakuru ko ubuyobozi buzahinduka ntabwo bisobanuye ko mbyifuza icyo ni icya mbere nta nubwo bisobanuye ko umuyobozi w'ikipe mu Rwanda Peri ni ikipe y'ingabo z'igihugu n'ubundi ko bahinduka kose hazaza undi muyobozi ikipe ya Peri se ntibuza abayobozi bayiyobora rwose ni benshi n'ubu ngubu biraza ko undi muyobozi rwose n'ubirayobowe n'ubitarabona umuyobozi mukuru ariko irayobowe usibye icyo kintu cyo kubigoreka ariko ubundi njye nayo nyiryamyeho rwose cyari ikibazo cy'igihe naravuze mu gihe gito kuva navuga yashize amezi ndumva ari nk'abiri n'igice ndumva ari nk'amezi abiri n'igice ariko ndumva atari kera sibyo se cyane ndumva atari kera cyane ariko uko siniya yivuze ejo bundi aganisha no kuri dukunda tunabigendanireho ashyireho ifoto niki kiri kwisubiramo no wegereye mikoro cyane okay ashyireho ifoto ya former chairman wa Peri Brigadier General Deo Rusanganwa siniya karenza ejo bundi abigarukaho ariko mu mujyo w'uko Peri iri kwitwara avuga ko umuyobozi arimo gushyigikira cyane imyitwarire y'umutoza utari gutoza neza ariko akamubakinga cyane yego avuga ko iyo bigenze gutya igihe kirekire udashobora kwemera intege nke z'umutoza ngo ukore impinduka hari ubwo impinduka ariwe zitwara yavuze ejo bundi bashize icyumweru kimwe gusa mu cyumweru gishize ejo bundi nibwo twarebaga ifoto Peri ikina nande hari ejo bundi yakinaga na polisi ikina na polisi banganya hari haje senior commanding ngabo z'igihugu muri stade hari Minister Juvenal Mode w'umutekano Minister w'ingabo Juvenal hari afande CDS hari n'abandi bafande bakomeye na bien sûr na chairman twabonye uburyo batashye vraiment na nyine batanyuzwe Peri ntabwo yitwaye neza kuri ya mukino n'umukino wa statement iriya ni derby kuba ekipe ya polisi zikagushyiraho umubiri minota 90 udashobora kwinyagambura kira n'ikimenyetso simusiga kigaragaza ko hari imbaraga Peri dafite muri sezo yego utanzana riziriyo ariko nanone biragoye bitewe ko iyo umuyobozi wa Peri akiri mu nshingano kandi noneho za gisirikare ashobora no kwimurwa ntakurwe no ku mwanya kubera rezilita cyangwa krizi iri mu ikipe agahindurirwa inshingano kuko nakaza aba yadeployinzwe ashaka kudeployingwa mu zindi nshingano nabyo kare si byashoboka se akaba yanahindurirwa inshingano mu kazi yakoraga akaba ntabwo bikafekta ku ntabwo ari umuyobozi wa mbere uyoboye Peri afande Deo Rusanganwa Peri nk'izindi kipe ubuyobozi burahinduka ubuyobozi burahinduka twagiye tubona na bari hejuru ye bafite marank manini kumurusha mu gisirikare bakurwa kuri izo nshingano marehemu
Musemakweli asimburwa na Fande Mbaraka yazikuweho yari umusirikare mukuru cyane mu ngabo, yari umuntu munini cyane mu ngabo ariko yazikuweho. Abayobozi barahinduka, ni nayo mpamvu ejo bundi mumubwira ngo subiramo ngo ibintu wavuze. Urabona abantu nababwiye ni guhindura umuyobozi si ibintu bisanzwe. Umuyobozi buriya rero aperigira impamvu nakubwira ngo subiramo, numvaga ari ibintu biremereye bisaba protokole, kuvuga usa n'utega iminsi umuyobozi ngo bitagenze gutya ngo hari byagendana gutya. Umuyobozi uriya ntabwo ari Kenisi, uriya ntabwo ari Haji Mudaheranwa, uriya ntabwo ari Trump wamusanze cyangwa ari Shari wamusanze, uriya ntabwo ari Gahigi, uriya ni Brigadier General Deo Rusanganwa. urumva ibyo uvuga nabibonye cyane. Buriya nyuma y'uko kiriya kinyamakuru, ni ikihe kinyamakuru cyakoze Ukweli Times byanditse, abafana ba Peri barabinyoreje. Buriya hari abafana ba Peri rero bafana Peri buhumyi kubera ko ari ikipe ya gisirikare, nabo bagahita bihindura abasirikare. ariko icyo kintu twakigarutseho kare bakumva nyine babaye abasirikare. umuntu akakwandikira wowe muginga civilian rucari usanzwe, abanyandikiye ejo kuri Instagram akanyoherereza nk'iriya kote, wowe muginga uyu umva yewe uyu urabona ari Tadeyo, uyu si Tadeyo, iyi si Rayon Sport bajya kureba match cunga sana baba bitwaye ukagira ngo nyine urugero hari umuntu wanyandikiye kuri Instagram ejo bakubwira ngo ikize no posting inkuru nyine vuga ibyo Afande Deo yagezeho muri Aperi, byagenze neza bitaragenze neza, nkora chronology ibihe kuko amaze amezi 13 nta season nimwe akoze yuzuye. Iyo yatangiriye mu gice mu kwa 11, iyi nayo yagiye igeze mu kwezi kwa 12, ntabwo arakora season yose yuzuye. Mvuga ibyabaye byose, aravuga ngo ubuntu yaraje aranyandikira ati ntabwo nkwifurije ikibi, ngo ariko jya utekereza kabiri. Njye ntekereza kabiri mbere yo gusesengura Aperi, ariko kazi nshinzwe. Iyo abanyamakuru dusohoka kuri Yellow Paper, nakabe narasohotse nshinzwe gusesengura umupira w'amaguru nibanda ku makipe makuru. Aperi na Rayon Sport si ikipe nkuru, ni iki nsabwa gutekerezaho kabiri mbere uko mvuga kuri Aperi Football Club. Come on man, urumva ko abafana bararengerera, barenga imbibi zabo, urumva umuntu akakubwira barenga imbibi zabo, ukabona kuteza nk'uyu muntu yagiye no mu ishuri, bararengera cyane nyine. Urumva abafana b'ikipe, ngenda kubwiye ngo ubona message ukibaza uyu si general ukwandikiye, ngira ngo kabuta nta nimero bafite nimero ye. Kumva ari civilian umufana usanzwe, ikipe yacu ntivugwaho, wowe nkande uvuga kuri general. No, ni general chairman wa Peri, sindavuga nawe nturavuga ku nshingano afite, sinjya ndenga aho ngaho ni iby'umupira. Kiretse Peri niva muri shampiyona igakina ibindi, ariko igikina umupira amarushanwa mu Rwanda ikaba ari ikipe y'umupira w'amaguru. None se twakora tuvuze kuri Aperi zahura na Gasogi, uvuge Kenisi ntuvuge chairman wa Aperi, ntabwo bishoboka. N'umusaruro wa Aperi mu bikombe ni ikipe nkuru. Ubundi mu kazi gasanzwe ntawe ujyana isaro ujya mu nshingano ze ngo ajye kumenya ngo wenda ngo umusaza ari gukora ibi cyangwa ngo aho yakoreraga Gabiro cyahandi, reka ntawe ujya muri ibyo. Twe twanariza ibyo by'umupira byacu nyine na resulta ze. Abafana bakwiye kwiga si n'umwihariko wa Peri n'abandi bafana bose. Umva ibintu umuntu avuga ubikunde cyangwa ubyange, ariko reka gushaka kwigira nkaho uri umuyobozi runaka ugomba gutanga umurongo w'ibyo abanyamakuru bavuga, kuko ushobora kudushinja kuvuga ku ikipe yawe mu buryo udashaka, ariko ntuzakuraho ko impinduka zizaba, ntuzakuraho ko rezilita zizavuga, ntuzakuraho ko abafana bazavuga batazishimira rimwe na rimwe iyo bitagenze neza. Simbona impamvu n'imwe yatuma abantu barwanya Aperi. No, ubwo bushobozi ntabwo dufite, ariko dufite ubushobozi bwo kuvuga ngo ibi turabona bidakwiriye, ibi ntibigenda neza, ibi bikeneye guhinduka. Ibyo ni ibintu byemewe. Sinibaza ko hari tubanze no kwihanganisha ahubwo umukinnyi wa Aperi Ramazani Nibizi
nka Sultan Bobo n'abakunzi ba peri nabonye n'ibizi ntabwo nta nubwo nzi ko avukana na Sultan baravukana ngo babuze papa wabo oh ni ukubakomeza no kubihanganisha nkorombi cyane ubwo na Saida mushiki wabo yari yakiniye ni Saida ninde yitwa nde yakiniye AS Kigali aranayitoza niba ntibeshye muramwibuka wigeze guhanwa yarwanye na Rwaka kubise Rwaka sintuza se si Saidati nta gisa n'Imana sinibuka izina rye neza Saidati gutya ariko nawe yakinnye umupira anawutoza namumenye turimo turakirita Ramadhan nibwo namenye ko ari mushiki we murekirita Ramadhan muri Bugesera okay nkiri umunyamabanga wa Bugesera baduteye gapapu ku munota wa nyuma AS Kigali muri Christian yakina nyine barimo bamushaka ubwo muri transfer nyine twasaga n'abamaze kumvikana icyo gihe yari muri Etincelle ajya kuza muri AS Kigali twamaze kumvikana byose bisa n'ibyarangiye AS Kigali nyuze muri uwo mushiki we wari umukozi muri AS Kigali y'abagore bahingana yagiye ijoro ryose saa 10 z'ijoro aramutwara niho yaje kuva ajya muri aperi ngo tubihanganishe umuryango mugari wabo rwose hari n'undi bavukana bakiniye muri za Espoir mukuru wa Ramadhan ntabwo twavuga aperi tabanje ro kwihanganisha ubwo twari kuri Brigadier General Dorusangano wakuwe mu nshingano nge nta makuru ntabashije ko nayabonye bwa mbere kwa Mutangazaji by tunamuhe tunamusingi babyita gute tumukeze kuko niwe wa mbere yakoze oya niwe wa mbere wayishyize hanze inkuru tumukeze nyirabuze nyiyibona naramwandikiye ndamubaza ati ibi bintu byawe na Rastaman ni serie narabimwandikiye ndabaze Mutangazaji ibintu byawe nk'inkuru Rastaman ayizamo oya nawe ati ibintu ko ari inshuti ya Mutangazaji nawe ati ibintu byanyu ubusimu bigiye kubeshya abanyarwanda arambwira ati amakora arambwira ati amakuru mfite nuko rwose bahamagaye abantu ku biro bikuru hariya kuri headquarter n'uyu mu SG uriho bagiye gukora handover abasha kuvugana na chairman abasubiza baramuvugishije rwose bavuga ko bagiye gukora handover sinzi niba ari cyizeho Karenzi ngo n'uwari umunyamabanga akaba ari uza kubisigaranye araba acting chairman akaza kuba retired colonel Vincent Mugisha